witwa Toneste Imana yagerageje namaranye n'abadamu amezi 8 indi ifite amezi 7 arabyara abyara uruhinja rutagenda n'igihe amaze kubyara nabaye mu buzima bugoranye nafashe inshingano z'ababyeyi asigira uruhinja rw'ikiro n'amagarama 600 umugore wa mu bitaro aho bita muri Yeka bibutse ko Imana yacu iri kwasi ikagira ishuri ntabwo Imana izabakoresha muri abasivile oya Imana ikoresha abantu yakishije mu bintu bikomeye kugira ngo bazabone icyo babwira abantu. Yego sifa kwa Mungu. Amen. Haleluya. Amen. Ubuzima bubamo nyuma y'imyaka 5 Yesu arashumbusha ubu mfite umugore Imana impaye yatwaye n'akana k'agakobwa na kise Nema Merive Imana nishimwe. Tusome rero Bibiliya ndumva mbibwiye ushaka gukurikira amakuru yanjye wajya kuri YouTube channel yanjye yitwa Bigira Iherezo TV. Bigira Iherezo TV warangiza ugakora subscribe hari mukamurikira nta kintu bitwaye. Ezekiel igice cya 16 umurongo waho wa 2. Ezekiel igice cya 16 umurongo wa 2 turasoma kandi igitabo cy'umuhanuzi Yeremiya igice cya 16 turasoreza muri Yohana 10 ku murongo wa 10 kugera kuri 16. Ni ubutumwa Yesu abaye kugira ngo tubuganire. Haravuze ngo mwana w'umuntu menyesha Yerusalemu ibizira byaho uvuga uti uku niko umwami w'Iteka abwira Yerusalemu inkomoko yawe na kavukire yawe uwo mu gihugu cy'i Kanani so yari Umwamoni nawe nyoko yari Umuhetikazi kavukire yawe umunsi wavutseho umukumba wawe ntiwawushaririye kandi niba kunyabure n'amazi ngo ubonere ntabwo waruje usigwa n'akanuri ntabona kugushyira mu twayi tw'impinga ntawe kurebanya imbabazi kugira ngo gukorere ibyo akugirira ibambe ahubwo bataba ku gasozi ku munsi wavutseho kuko wagahoga 6 nuko nkunyuzeho mbona winegura mu imata ryawe ndakubwira nti ubeho nukuri nakubwiye nti nukuri mu imata ryawe ubeho. Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Nukuri mu imata ryawe baho nuko utagira imiryango baho. Haleluya. Amen. Muzanye abakuru neza baho baho. Ndumva nanjye gufashwa. Sifa kwa Mungu. Amen. Tusome Yeremiya igice cyaho cya 6 umurongo wa 16. Yeremiya 6:16. Uwiteka avuga ati nimuhagarare mu nzira murere kandi mubaririze inzira za kera aho inzira nziza iri abayawunyuramo niho muzabona uburuhukiro mu mitima yanyu. Ariko barahakana bati nubwo twateranye barahakana bati ntituzayinyuramo. Kandi n'abashyiraho n'abarinzi nimubategere amatwi y'Imana ariko barahakana bati ntituzayiratega. Nubwo ari kubwiriza ibyo avuga ntabwo tubyumva. Ubu bitaza kugutangaza nubwo muri kumva mvuga cyane kaza gutaha nta kintu wumvishije. Ubutumwa bw'iziko bwanditswe na Yohana
igice cya 10 umurongo wa 10 turaza gutaruka 16. Handitse ngo umujura ntazanwa n'ikindi keretse kwica, kwiba no kwica no kurimbura, ariko njyeweho nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo ndetse zibone bwinshi. 16. hari n'izindi ntama zitari zo muri uru rugo nazo nkwiye kuzizana zikumva ijwi ryanjye kandi zikaba umukumbi umwe kugira ngo zikagira umwungeri umwe. Dusubiremo ayo magambo. Umujura ntazanywa n'ikindi keretse kwiba no kwica no kurimbura, ariko njyeweho nazanywe no kugira ngo zibone ubugingo ndetse zibone bwinshi. 16. mfite n'izindi ntama zitari muri uru rugo. Haleluya! nazanywe kuzizana ushimire Imana zikumva ijwi ryanjye kandi zikaba umukumbi umwe zikagira umwungeri umwe. Twese tuvuge ngo amen. Munyemerere mbabwire ko Imana ivuganye natwe mu ijambo rivuze ko garuka mu rugo. Imana irakubwiye ngo baho muri uru rugo. Imana ivuganye nawe ijambo rivuze ngo baho muri uru rugo rwa data. Imana iravuze ngo baho. Garuka mu rugo rwa data. Imana iguha ubuzima. Sifa kwa Mungu. Bashumba mumurikiye mu rugo rwa data hari ubuzima. Mu rugo rwa data turarya. Mu rugo rwa data hari ibyo kurya. Haleluya! Nanyikirije haleluya! Mu rugo rwa data hari ibiryo. Kagerageje. Haleluya! Garuka mu rugo. Usikujya kwitirwa n'inzoga hariya ukirirwa wishwa n'inzoga ukamagura mu gitondo ukagera nimugoroba ukagenda umugambi ugahitana inzoga zarakuremeje. kandi abana b'Imana iyo abana b'Imana bari mu nzu y'Imana bararya. Munzu y'Imana turarya. Urufashwa n'inzoga garuka. Munzu y'Imana w'ibiryo sema urarya. Turarya. Turarya. Oya turarya twebwe. Munzu y'Imana w'ibiryo garuka mu rugo. Twavuze ngo amena. Haleluya. Urugo rwa data hari ibiryo. Wishwe n'inzara. Yesu ashimwe. Turarya. Hari ibiryo. None kuki abandi bishwe n'inzara kandi mu rugo rwa data hari ibiryo? Turi mu giterane. Imana ihamagara abantu ngo nibaze kuwa data niho wanyine dusanga ibyo kurya. Niho wanyine hari amahoro. Niho wanyine hari ubuzima. Bibiliya ivuze ngo kavukire yawe. Kavukire yawe. Uruha mu gihugu cy'ikana. So yari umwamori. Nyoko yari umwetikazi. Igihe wavukaga bakumurikira ikigwamana. Nta muntu wigeze kugirira ibambe. Cyagiye uvuka wari umwana mubi. Mubi wanjye bararaguza. Abandi ni abapfumu. Abandi ni abarozi. Icyo gisekuru kivutsemo. Ariko Imana ikugiriye imbabazi. Iravuze ngo no muri icyo gisekuru. Imana igusanze wigaragura muri ibyo byaha muri iyo kavukire imeze gutyo. Imana iravuze ngo fata ubuzima. Agira ubuzima. Kandi igiye gusoza dore siga n'indi imbere y'abantu. Shaka tugomba gukora. Ndafashije. Data yarafite abagore bane.
akagira abana 12. Ubu akanani kanjye kariwe muraka wanjye naraburi kugira ngo nze Kigali. Nageze Kigali ntagira data na mama, nabaye mayibabe imyaka 8 ndi mu muhanda, ndi mu buzima bugoranye. Nabaye mu kigo cyitwaye za Fatogiri kiri 15 Kindera. Ubuzima nabaye mabubi nigaragura mu rugo rutagira ishusho, ariko Yesu arasanga arambwira ngo kubintu fata ubuzima fata haleluya. Imana yavuze ngo ibahaye ubuzima, akamaro ka data hari ubuzima kuko mutatuza ngo turiho. Imana yavuze ngo tubeho baho mutera hariya mwebwe namwe mutera hariya twazana haleluya twazana haleluya. Nta mubyeyi ugira naho songa ko barapfuye muri Jenoside sigaruri imfubyi, ntabwo ikaza kugirira neza umwana agiye agahinda, ariko Imana yavuze amarorwa nta muntu ugira nubwo yicuyeke Yesu yavuze kubaho. Wino nshuti yanjye nubwo utagira uwaguterura, ariko hari Imana iterura, Imana ikiduheka, Imana ikiduheka, Imana ikiduheka. Garuka mu rugo, urugo rwa data hari n'ubuzima. Ntabwo iwacu rero, iwacu hari ibintu tutama, hari n'ibyo tutaka. Kwega ntabwo dupfa kujya nawe, kwege ntabwo twandarurira tuwenye, oya ko turatoranya no kunywa n'itunywa byose. Mu rugo rwa data nta kanyanga ibayo, mu rugo nta nzoga zihaba, uwajubayo uruko ntabwo haba ubukuru, uruko haba ijambo ry'Imana. turajya wewe ubusanzwe haba n'abajyamo dushwa n'inzara koko.
kabiri, ababyeyi bacu baturera ntabwo ari ibisambo. Ntibazubagana ngo bakwime icyo kurya, ntibakwime amazi yo kunywa. Tugira ababyeyi beza bavuga neza. N'ikimenyime muri uru rugo niho wenyine uza basambanye, kaza uri umujura wahagera bari igisambo barahamiranye, ariko Yesu anakoza amaboko aravuze ngo tugeze mu nzu kwa data. Honyine muri uru rugo rwa data yaravuze ngo yemwe abarushe n'abaremerewe ni bose gapapa utangira akavukire n'abakureba neza yasa yakubwire ngo ngwino mwana wagupfa ariko hari ubuzima ukimenyere arakuzana akakubwira ngo nzakujya imbere humura ntakujya ipfuye ntakujya imbere hatarimaniye niba sanga rose nzajya mukatisha nkurikira gusa icyo uzava n'ukuza sanga kwemera ukankurikira. Kandi Bibiliya yavuze ngo haleluya niba mwako nanjye mwihangana mudatejwe najya mbabwiciye ibikamba by'ubugingo ibya data yasezeranije abayikunda. Cya kabiri muzicara ku ntebe z'icyubahiro data yamaze kuza yasabuteza intambwe nkurikira bisigara nkurikira. Yesu akwicaza ku ntebe akakuzana awushingwa akugejeje mu bikari by'Uwiteka. Hari ibiryo ukicarana n'abashumba amina munzu ya Yesu niho honyine hari amahoro. Yesu akaguhomberera mu nzu ya Yesu. Ngwino hano namushimwe njoo pale uko mchungaji, njoo pale imani yatangira kuguha akazi mu nzu ya data w'imirimo udakurugi mu nzu ya data w'akazi. Hanyuma kugira ngo twihutishe soze umbe ikintu kibabaje Imana iravuze ngo bana bantu muri sitade ya Bicumbi ahahoze akarere ka Rwamagana ka Bicumbi kakimuka kagira Rwamagana muri abantu badasa, ariko Imana iravuze ngo nimubaririze inzira za kera aho inzira nziza iri. Niba ari mu bapfumu n'ujyayo mva mubwire ntabwo Yesu afata ku gakanu. Niba ushaka kujya mu bapfumu ujyayo ariko uzapfirayo. Niba ushaka kujya gusambanya genda bazagukubita umuhini uzava mu busambanyi. Niba ushaka kujya kwiba bazakabako uzagenda uzagwayo. Niko Imana ivuze. Iravuze ngo inzira nziza ubwo inzira zawe nziza bariye witamo, ariko arakamugira inama wivuga ngo ntabwo mbikeneye. Inzira nziza ni iya Yesu. Yesu aravuze ngo akira ubuzima ngwino mu wa data. Garuka iyo nzira uri kujyamo iyo nzira ni iki? Nimbi garuka kwa data. Tugiye gusenga. Bibiliya iravuze ngo umujura ntazanwa n'ikindi keretse kwiba, kwita no kurimbura. Ariko Yesu icyamuzanye ni ukugira ngo intama ze, haleluya, intama ze ntabwo ari intama ye, ni intama ze zawe za Katolika, ni intama za data z'ababatiza
z'abadivantisite n'inama za data z'abarokore z'aba haleluya no mu basilamu hari inama za data. Izi nama zaratatanye Yesu arazifashe aravuze ngo mfite n'izindi nama ziri mu kabare ziri kubyina domboro yasoma amaze kirasubiza. Haleluya hari n'izindi nama nubwo zigize abaniga turi ku mumu wagenda kunonera isi. Kubera ku mumu iyo ntama nayo nubwo iri kumwe urumogi ni iya data. Oya Yesu aravuze ngo hari n'izindi ntama zitari izo muri uru rugo mwajyamo ahubwo nazo akwiye kuzizana. Reka mpamagare intama. Ndashoje twumva indirimbo zo mama we mama waretse izo nzoga mama we yewe nama Yesu aravuze ngo ngwino ku buzima. Ndashaka kubona iki cyumba cyuzuye n'intama z'Uwiteka. Irukanya uze witabe Yesu abitabye Imana kera tuvuga ngo amena. Ntabwo ari cyo ndiho twebwe twarapfuye hariho Kristo nimujya mutubona muri Kristo Yesu. Twebwe ntitukiriho turi abapfu twarapfuye twapfuye ku byaha twararangiye. Hari izindi ntama munyemere duhamagare intama za Yesu. Hari intama ziri mu bakatolika zikeneye kuza. Hari intama ziri mu badive zo nazo zirahari. Hari intama ziri mu barokore nazo zitari kwitaba Yesu zirahari. Muri Anglikani zirahari, Methodiste Libre zirahari. Hari intama no mu basilamu zirimo. Ndahamagara intama wewe karibu intama. Ndashoje navuga ngo Imana y'umugisha. Uvuze amafaranga ninde? Yaravuze ko Imana ibaye n'amafaranga. Ntama karibu ntabwo nza gutinda mumbabarire. Ntama ntabwo uzi inzoga ukuntu zikomeye, ntuzi ibiyobyabwenge, ntabwo ubizi. Ntama we kandi nirwumvise iha agaciro. Ngwino Yesu aguha ubuzima. Karibu ujya tugusengere. Ntama we karibu muze mwihane muze musange Yesu. Numvaye tambuka Yesu umwami n'umukiza. Tambuka Yesu aguha ubuzima. Reka nsenge nyuma dushimire Imana ko abantu bose ari abakirisitu. Karibu ariko muhemere Imana amashyi. Hari intama zifashe icyemezo. Ntama we ndabahakeye nziza uruba rwa data tuvuga neza. Yo, zarari nini nama we. Waweza bashumba namuretse batoya. Nabyo ni mubaza kurukana. Hari nisi, kari nama we. Yego we. Nese mchacheke. Shikira makamu jomoni. Yari yana mitungi.
ndagira ngo ni hera keya izina tubanza uretse inyumva nkurikira ndashaka kubaka mu Rwanda tuzi kubyina turabyabona atarabitega kumujya gukora amashyi Mama hari mama irawa neza mama wewe wabura aho ngaho inzoga zarakwishe kujya gupfumu urujya mu bapfumu byarakunaniye kubireka wino Yesu agukize iyagiriye neza kandi ndagupfa kandi urugendo intama z'Imana ziraje mama wewe mama fata icyemezo urabona bapfuye Nama yawe nama ngwino Yesu akukize ngwino nama mureke dusenge ubu naba Yesu ashimye ko baza Bibiliya yavuze ngo hari n'abandi mufite umutima ibiri nimuze mbonye abantu beza fata icyemezo bitekerezeho think about it utazi n'ikinyarwanda weta hano harimo abantu batumva ikinyarwanda okay no pouvez changer la langue tu ne connais pas le kinyarwanda we have to change the language don't did you know kinyarwanda where is muzungu here hey muzungu aliko wapi hapa Katonda yabaziwe hey kati wa Manyarwanda umetoka kwa nchi ya Uganda aho ya Kenya hakujua kinyarwanda aha nimba twese leo twumve kinyarwanda nama we karibu nama ngwino fata icyemezo yego nkeneye intama imwe hanyuma tugasenga ngwino fata icyemezo ngwino hanyuma ndashoshe nyemerera nakira umushumba wanjye umubyeyi nimusengereze intama z'Imana kandi cyari igihe cyawe cyo gufata icyemezo Yesu akaguha ubuzima mu rugo rwa data mwese Imana y'umugisha Imana ibaha umugisha Imana izabaha ijuru mu izina rya Yesu amen. Murakoze cyane tugiye gusenga Imana dusengere abangaba biyemeje kuza mu nzu y'Imana reka dusabe n'abandi bicaye twese abicaye duhaguruke dusengera aba bantu ariko dusabe n'undi muntu watinyuka agafata icyemezo cyo kuza hano tukamusengera natwe nahangaha twaciye mukomere Imana yacu amashyi nahangaha twaciye turaza baradusengera natwe twari abasinzi nk'abandi twari abajura twari abagome twari abapagani ariko tuje